ndavuga ngo icara hafi wambuye benshi yicara abone umugenda nubwo katagwenda gato ako uzi ko avuze ariko oya mwamba bariye mukagura yo ewa sha ndazinywa aya mafene nyanyweye uyu munsi aya maheri nayanyweye ejo ayarwaje kare nayo nzayanywera ejo bundi icyo nzi cyo uyu munsi buri wese araza kunezerwa amafaranga ataraye waryoha kubyo bakavuna umuheto ko uriya museriveri buriya ntabwo ari kunca inyuma najya guhagarika akazana amavide agatwara inzoga ego n'abari mu nzu mubahe iseriveri n'abari mu nzu bahe rwose nta kibazo nibabahe wowe upima ako mfite impungenge maheri mafene uyu munsi naza kuza sinzi ko ndi bumukire mafene rwose umunsi naza kuza sinzi bumukire nubwo ndi kumwe yari yambwiye ngo ejo azaza kunyishyuza ariko nyine uretse rero uko byagenda kose nirwa ariko ntacyo sha hano abantu bose bari mu nzu babonye ko ari njye bosi nta n'abagurira agahirimbiri k'agaturage karaza kanyishyuza se gute biraza kuva mugira nta nubwo byapfa gushoboka njyewe cyose byeri iraryoha ubundi ariko uri iki uri byeri uri mitsingi ndibura bitesha kubera cyane n'amafende we uraho neza wabonye ukuntu mba nifashe neza ariko rimwe abiri ego none se bimeze biteze ariko urabona ko ndasigaye nkomeye ubu rero ubu narahembutse ntugire ngo nicyagiye narahembutse ubu narahembutse rwose urambwira ariko se wowe aho uje kuvumba mbwira niba uje kuvumba ucyamubwiye kakana kaza kantege unywa ndamanye yibuka ese ubundi wagura agacupa undi amafaranga ariko ye none se niba nkurimo amafaranga bivuga ngo uze kunyishyuriza mu kabari njyewe naguriye akabari kose noneho reba ariko oya nado reba nizi bodaboda nizo utuye umudamu wawe none ngo ngura imideni njye nta deni nkurimo cyangwa niba ushaka kuvumba umvikana ukaza mu rugo uragize akabazo ngo mbabara ugushyira ihene yawe n'amafaranga ibihumbi 20 byose ukuyemo byeri imwe ukanteza ariko burya koko reka se no unzare fanta nyina abantu bavumba ari bazasukwa boko kubw'iyo mpamvu kubera kuvumba kwawe nari mfite amahirwe make nari nkwemere nengeye kukuha mitsingi imwe ariko mise nisubiraho nayunyweye ubwo nkuri mideni uzajye kundega tuburane unsebeje mu kabari kugira ngo umuntu w'umugabo waguriye akabari kose inzoga ko uri mideni wowe jewe none zaboraga nishene wayambaye wenda numa wakafatika 600 cyangwa 400 ngiye kamugira inama 19 magana ngahe kamugira inama aho ntuye urahazi niba muri mideni uzaje kunyishyuza wibiriza inzoga waruje kuvumba nubundi abavumbyi ariko bahoze ndabamenyereye tugenda kunesha n'umutwe ndembura gutuma byeri zanjye ntacyo mvugana nawe mvugana amafene rwose genda nyine ariko genda amafene hazaza usumba amafene atangira atesa azamura yiye icyo kide bazagipfumura ntacyo azantwara icyundi ngewe ndasengerera akabari kose warangiza kujya rakasa iryo niteragwa ngewe umukire reka n'ababo reka rigende genda ndimbura mana nyagasani mafene komera ari wowe mafi sama sisha amafurosa yaho uti orumiwe imbwa y'umugabo ndimbura uyu yaraje wanje arambwira ngo cya gisore kinini gifite inda n'izi yego n'amabure cyateka icyo nanjye manzi umbwire icyo nanjye cyakozeho kire kazi wanje mu rugo yego ngo mafene rwose ngo mbabarira ugurishye agira uburyarya gute mu kanwa kesha umva ubwire inde ko ugurishye yanjye ngo
nk'amafaranga 20. Musanze muri ruza 1 2 3 muri ya bare umutuzo imbere cyaze mugezeho ngo nyine ngo ntibavumvyi niko yitwaza n'ejo bundi namusanze kuri kabari harya hepfo coko zarayampa ngewe ngiye kumwishuza nge arayampa andi coko reka nimureka murebe usanga yasinze kandi reka tujyaneyo ayandi ndabikora no kubesha wowe ariko nge ntabwo yambesha ngo bifatike imbwa y'umugabo ndimbura we ngenda muri gasuye rwose muri gasuye wabonye ageze mu gihe naje meze nk'umuntu wari intare naje meze nk'umuntu wari intare umushyere rwose nge ndamutamira wese wamworoheye bora ikintu kinambabaje wowe na bodaboda n'umuvumbi agira karimo karyohereye gake cyane turahagera reka turebe ibyo dukora kugira ngo nyamuru Dimbura sha. Shabuto gera gutuma ibintu dimbura. Biteka. Ariko bravo mwanyi wanje. Nari ngukumbuye. Ariko mafe n'umugaro we kugira utete kandi. Nduri hano hepfo gato ya munzira. None ze mafene yaje kumvumba. Ni inzoka. None aragarutse. Se kujya navuye nahano. Yaravuye hano kwe kumvumba. Ndimbura. Ibya mafene kazo tubiretse mu gakire. Kumbwira rata wenda bizi nako waza uvumba tabiya. Abushaka uriya ngiye kukubaza dore kandi ntiwumva ibi nibyo umuhungu yapfuye na ruka bireke ndimbura hano muri aya macupa hari ahantu handitse ibiceri njye namwereye inote ntabwo namwereye ibiceri urimo urambwira ngo rero ndimbura ndakwiyamye urayama ntuyama gusakuza ntabwo aribyo bituma umuntu aba umunyakuri wa mugabo we maraka wihora kwanza twumvikane gushyira mu mufuka ntutware duhane umwanya ariko ko muzuzugura ko usabye udufaranga twanjye natwaye neza umbwira ko umudamu agiye ndimbura ndabivuze amafaranga niba ushaka gusoma somo wakunduza ubundi byakunda kugira ngewe mpa amafaranga yanjye ngewe rero reka nze mbabwize ukuri ndimbura yamuvuye ni kwa gabwe uyu ngiyu ni kwa gabwe ariko abantu yarabashoboye muzajya mubona umuntu agahama kamaze urayama reka maze nkubwire cyasohoka ugende ntabwo byakubwira sohoka ugende ndimbura ariko rero abavumbi ko wansangiye tugenda tutamubona tutamukubita n'ibishimwa bike yewe mugenda uko tamatera ndimbura yaratwambuye nanjye nari ngiye kumureba ngo anyishu ugiye kumureba tugende rero abakuriyeho adukuriyeho nta n'icyo mwavugana ubwo rero igikurikiyeho ni iki katumwigire umugambi njye ngiye kumutumira iwanjye noneho umuzabe muri hafi twite tumufata inama niyo tugende kadusubire aduhereza tugende kabisa mana yanje nta mayinite mfite mu ngo mpamagare ndimburara umva umugambi twawunogeje reka muhamagara ahubwo aro ni ndimbura tuvugana amakuru ura ariko ntabwo yarutse kudusura wari uri kuza iyi ngaho komeza uza uransanga mu rugo ni karibu nyinshi rwose iyi ndahari aha nasha umva banguka sawa kambe ngutegereje ibintu kwa mafi ari kunshakira nibikira maheri arimo arantumaho bimeze bitera se buriya ishyamba ni ryeru umugabo ubyutsa ngihamagarira gusa ariko n'inshuti yanjye ntabwo arangurira byeri ndabizi buriya aricyo kintu mpamagariye byeri ndibuzinywe maheri muraho neza ndibura ntabwo nari mbaherutse rwose nta kibazo kirimo rwose twari duherukanye waratwanze ariko si kuki watwanze akazi kabaye kenshi ni akazi kenshi cyangwa ni akabyeri dore agatebe ni karibu mwica
bakavuga bati bose rwose tuguhereze ndi kubona wako watamiye raga ntabwo ari uko twaherukana gungana nta kibazo asigaye ikora mwari byabaye yesu yarakugaburiye turabona ndaka ahantu hose rwose nta kibazo ufite harya ngo kanze mbakire rero ndabizi ukunda byeri gerageza untumire umwana ndabizi hano urazihorana kanze ndeba umwana mutume rwose umugabo urimo umbwira ngo iby'akakunda ry'inzoga ryanjye riraje ninkore aragiye kunzanira byeri natinze mvuye kumugutumira rero mu kanya araba akagejeje ukiruka uramenye ureke twumvikana ariko bagiyemo abantu b'abagabo aha ntabwo ari mu kabari ibyo wakoreye mu kabari aba bagabo uri kubyiruka wikoraho wowe uyu nguyu we nta kibazo n'ubundi ko wambuye abangaba ukeka ko ntuzanyishura nicyo nagutumije twumvikane kavuta mukura hasi mwana iyo ukayanduza kandi ariyo umuntu gusa iyo ni borosha akagashati ndagakunda mukandeke mwebwe nta kibazo mwebwe nta kibazo bakere ngewe uri magana y'ikigweho mwebwe mwarwana ariko ndimbura hora bikiye nanjye binabitazanye bishyure mani basi mureke ipantaro yonyine ariko se basi ipantaro yonyine ariko panama ndavuga ngo icara hafi wambuye benshi yicare abone umugenga nuko katagenda uzi ko mve ariko oya mwamba bariye mukavuga ipantaro yonyine umva kubwira tukivuga sha atawe mbwa gusa agakoti kajyanye n'ipantaro yanjye wana kabisa iyi pantaro hano nzayambarira simberewe nagize nayata nk'iyi amafaranga yanjye nawe ugabanya amayeri mu nkuru n'ubu ubona muce ibyanye mwabibonye mwihute nta kibazo ntaribe sha ntaribe njyanye congo njyewe ndimvura noneho uyu we none mupira hanga ntakiza kagenda icongo ubaza